Reka ngusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange, mukomeze kugira icyumweru cyiza mwese rero ndabasuhuje aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha. Inzozi z'uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyane, ese waba warigize urota utwaye imodoka? Ese waba warigize urota ubona ibishyimbo byiza? Izo nzozi rero nizo tugiye kurebera hamwe cyane, turebe icyo byaba bisobanuye. Ndabasuhuje mwese rero abari mu mpande enye z'u Rwanda, abari mu mpande enye z'isi, aho rero ni za USA, Kingdom, aho ndetse na za Singapore, aho za Canada no mu tundi duce dutandukanye, aho mu Burusiya n'ahandi, aho hose ndizera yuko amajwi yacu abageraho gatanu uku kandi. Inzozi z'uyu munsi rero reka twitangirire inzozi zacu ntabyo gutinda. Ahangaha rero abantu benshi bagiye bambwira bati ese waba warigize urota utwaye imodoka? Hari undi muvandimwe watwandikiye rero atubwira ko ngo yarose abona ibishyimbo byinshi byiza cyane. Ahangaha rero nawe namuzaniye igisobanuro cyabyo. Aha rero reka twitangire n'inzozi zacu zo kurota ubona imodoka. Ahangaha rero kurota utwaye imodoka bisobanura ukurikije uko izo nzozi zagenze, ariko muri rusange dore ibisobanuro bikunze kuvugwa. Ahangaha rero bisobanura ko neza ngo gukora urugendo mu buzima ni ugukora urugendo mu buzima. Ahangaha nanone kandi imodoka isobanura ubuzima bwawe cyangwa se inzira uri kunyuramo mu byo ukora. Ahangaha mubyumve neza, imodoka isobanura ubuzima bwawe cyangwa se inzira uri kunyuramo mu byo ukora. Ahangaha nanone kandi mu mibanire cyangwa se mu nzozi zawe, ngo kuba utwaye imodoka, kuba utwaye bivuga ko ufite ububasha ndetse bwo guhitamo no kugenga ubuzima bwawe. Hano ngo ufite icyerekezo n'ubushishozi ndetse bwo gufata ibyemezo. Muri sitepu ya kabiri ikindi bisobanura, ahangaha ngo uburyo utwayemo imodoka nabwo buravuga byinshi. Niba watwaye neza mu mutuzo, ahangaha bivuga ko ibintu biri kugenda neza kandi ufite ubuyobozi bwiza ndetse kandi bw'ubuzima bwawe. Hano ngo niba watsinze cyangwa imodoka itagenda neza. Niba watinze cyangwa se imodoka itagenda neza, ahangaha bishobora gusobanura impungenge cyangwa se imbogamizi mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Aha rero murumva yuko rero ari ibintu byinshi cyane bigiye bisobanuye byinshi. Hano ngo niba watwaraga vuba cyane, ahangaha bishobora gusobanura guhubuka ndetse ngo cyangwa se kugira ibyifuzo byinshi ushaka kugeraho vuba. Nanone ikindi kandi, niba inzira yari yuzuye umwijima, aha nanone kandi ni inzira wanyuragamo utwaye imodoka, ngo cyangwa utazi aho ujya, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ibintu bitaraza mu mucyo ndetse mu byo utekereza cyangwa se mu byo ukora. Kuri sitepu ya gatatu turasanga ngo abagenzi bari mu modoka mu gihe wari utwaye. Niba harimo abagenzi bari mu modoka, nabo bashobora kugira icyo bivuga. Ahangaha niba wari wenyine, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko ndetse ngo ufite icyerekezo cyawe bwite. Hano ngo niba wari utwaye abandi, bishobora gusobanura ko ufite inshingano cyangwa se abantu ugomba kuyobora mu buzima. Aha rero murumva neza yuko rero ari icyo bisobanuye cyane. Abantu benshi cyane bagiye bambaza bati ku modoka rwose ntabwo turasobanukirwa neza cyane. Muri make rero ni uko inzozi zo mu modoka ndetse biba bimeze. Aha nanone kandi umuvandimwe yamaye komenti ambwira ati ese ibishyimbo bimeze bite? Ese kurota ubona ibishyimbo byo bivuze iki?
Kuri ubu tubona ibishyimbo rero umva igisobanuro neza cyane. Ibishyimbo bifatwa nk'ikimenyetso cy'uburumbuke. Aha ngaha nanone kandi ibyiringiro cyangwa se umugisha. Ngo kuba wabibonye ari byinshi ngo kandi byiza bishobora gusobanura ko ndetse ngo hari ibyiza biri hafi kuza ndetse mu buzima bwawe, ngo cyane cyane bijyanye n'imibereho cyangwa se umusaruro mu byo ukora. Ikindi nanone bisobanura bivuga ko kandi mu bijyanye n'imibereho cyangwa imari bishobora gusobanura gutera imbere, kubona ndetse amafaranga cyangwa se gusarura inyungu ku byo wagerageje gukora. Kuri step ya gatatu turasanga ati mu mibanire nanone kandi bishobora gusobanura amahoro, ubwumvikane cyangwa se umubano ishya ufite ibyiringiro. Step ya kane turasanga ngo ariko niba hari aho wumvise ubwoba cyangwa se impungenge mu gihe warutaga ubona ibishyimbo muri ayo mashusho, bishobora no kuba ari ikimenyetso cy'uko utekereza ku byo urimo gutegura cyangwa se ukaba wifuza ko bigenda neza. Mukomeze mubane natwe gatanu kandi rero inzozi zacu nta tuzicumbikiye, mukomeze muduhe ibitekerezo tugende tubasobanurira byinshi cyane kurushaho, ndetse muzambwira n'ikindi kiganiro nazabakoreraho cyaba kigiye kwerekerana n'inzozi cyangwa se bisa nkaho bijya guhuza. Twenda kujya tubazanira n'ibiganiro by'urukundo byiza cyane, uburyo umugore ashobora kwitwara ku mugabo kugira ngo barambane ndetse ngo bamarane imyaka myinshi nk'iyo izindi ntumwa zagiye zimarana n'abagore bazo. Komeza ubane natwe rero gatanu kandi, ndetse kandi tugenda no kuzajya tubagezaho ibiganiro by'imiti ivura, umuti ushobora kwivuza utagiye kwa muganga mu gihe warwaye indwara ubona ko itagoye cyane, mu gihe warwaye indwara atari iyo kubagwa cyangwa se indwara ubona ko itagaragara kwa muganga. Ibi byose rero tuzajya tugenda tubibagezaho cyane, cyangwa se nk'izi ndwara za pararize, imiti yajya igenda izivura mu gihe kandi yaba yakwatatse. Komeza ubane natwe gatanu kandi rero turi kumwe mu bindi biganiro.